Ndabaramutsa bene data, ndabaramutsa muri gitondo, ndabaramutsa kuri uyu munsi Imana yashyizeho ngo twishime tunezererwe muri yo. Haleluya. Turashima Imana ku buntu bwayo, turashima Imana ku bw'ineza yayo, urukundo rwayo, haleluya, imbabazi zayo zihoraho igihe cyose. Haleluya, haleluya. Uyu munsi rero bene data, nk'uko dusanzwe dusangira ijambo, hari ijambo Imana yasigiye ku mutima nshaka gusangira namwe. Haleluya. Ariko cyane cyane ndagira ngo mbashishikarize ko kwizera Imana. Nanjye nishishikariza. Ibihe tugezemo ni ukuri ni ukwizera Imana. Kuko ni Imana yonyine itajya ihinduka. Ibihe birahinduka, abantu bagahinduka, ibintu bigahinduka. Haleluya. Ariko Imana ijambo rivuga ngo ibyo ihoraho uko yari niko iri niko izahoraho. Ari urukundo rwayo niko ruzahoraho, niko rwahozeho. Imbabazi zayo n'intongo zo zibari mu giti uko kubyutsa abari imbabazi z'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Urukundo rwayo uko rwari rumeze, haleluya, igihe Imana yohereza umwana wayo Yesu Kristo ngo aze kudupfira, haleluya, ruracyari rwa rukundo kandi ruzahora rwa rukundo. Haleluya. Ikintu rero nk'abakristo tugomba guharanira ni iki? Ni ugukomeza kwizera n'umwami, ni ugukomeza kwizera. Biratubwira ngo umukiranutsi ngo abeshwaho n'iki? Ni ukwizera. Haleluya. Ntabwo umuntu azabeshwaho n'amafaranga afite, ntabwo tuzabeshwaho n'abantu tuziranye nabo baba bakomeye, ntabwo tuzabeshwaho n'akazi n'umushahara, ntabwo tuzabeshwaho n'akazi dufite, bizinesi dufite. Tubeshwaho no kwizera, tukizera ko Imana ari Imana kandi ari Imana igororera. Haleluya. Abayishaka, ari Imana igororera abayizera. Haleluya. Bivuze ko ntabwo yirengagiza kwizera uyifitiye. Ntabwo Imana ishobora kwirengagiza ibyiringiro uyifitiye. Haleluya. Ariko none Imana ntabwo ikunda ko dukonja. Uyu munsi twashyushye, uyu munsi twakonje, uyu munsi twakonje, uyu munsi twashyushye. Mbega ugasanga natwe nk'abakristo tugengwa n'ibihe. Haleluya. Tugengwa n'ibihe. Nimba uno munsi bimeze neza, hariyo ndishimye, ndi guseka, ndi guhimbaza. Ejo bitamera neza, haleluya, ugasanga nabaye iki? Nacitse intege, mfite ubwoba, ndi kwiganyira. Haleluya. Umukristo nyamukristo ni wa wundi nubwo imiraba yaza, nubwo n'umunsi byaba bimeze neza, aguma yizeye. Nubwo bitaba bimeze neza, aguma yizeye. Nta na kimwe kimunyeganyiza. Haleluya. Ntabwo ari imyaka agezeho, haleluya, ntabwo ari ibihe byo ari gucamo, ntabwo ari indwara, ahubwo afite uwo atumbiriyeho. Haleluya. Umufitiye, haleluya, fitire nziza, ahejo he hazaza heza. Haleluya. Niki Imana dushaka? Ukizera urwaye, ukizera ubabaye, ukizera ufite amafaranga, ukayizera utayafite. Haleluya. Ukayizera wishimye, ukizera umva wabyaye utabyaye, ukizera muri byose. Kuko na Imana ntabwo igihinduka. Bivuze ko n'ijambo ryayo ntabwo rihinduka. Icyo yakuvuzeho igihe cyashize, rya jambo Imana iracyaryibuka, ntabwo izaryibagirwa. Haleluya. Ngo irinde ijambo ryayo kugera risohoye. Haleluya. Ko twigusanga ahubwo Imana yatubwiye amagambo ntabwo tuyarinda. Nk'uko irinde ijambo ryayo ntabwo tuyarinda. Kubera iki? Kubera ibyo ducamo. Bene data rero, ntabwo ari uko tudaca mu bikomeye, ntabwo ari uko tureba ko ibintu bidakomeye hirya no hino, ntabwo ari uko ibiteye ubwoba bidahari, ntabwo ari uko ibiciye intege bidahari, ntabwo ari uko guhemuka kwashize, ntabwo ibyo byose ko byashize, ariko nk'uko ejo twize biritwe ngo Yesu yadusigiye amahoro. Ya mahoro rero bene data, ntakagire ikintu cyatwara, kuko Satani yaje kwiba. Ikwibye amahoro mu mutima wawe, igakura amahoro muri famiye yawe, igakura amahoro muri mariage yawe, mu byo ukora byose ibikwibye ikintu gikomeye cyane. Haleluya, 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 haleluya. Ndashaka gusoma muri Yesaya 26 mbere ku murongo wa 3. Haravuga ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa, kuko akwiringiye. Uri kubyumva? Ngo ugushikamishijeho umutima. Haleluya. Udashikamije umutima ku bintu afite, udashikamije umutima ku bantu, udashikamije umutima mu kazi, ushikamijeho umutima umwami Yesu Kristo, ngo uzamurinda abe amahoro masa. Mbega ushikamije umutima wawe ugatumbira umwami, ukaba ari wo wizera, ngo arakurinda ukaba amahoro masa. Kubera iki? Kuba wamwiringiye.
bivuze ko ibyiringiro byacu nta handi bigomba kuba bene data. Hari igihe twumva ijambo nk'iri n'ejo wenda ukaryumva, hareruya, rimwe na rimwe se ijambo haryo ryamarira, ijambo ritagize icyo kukumarira n'abantu ntacyo bakumarira. Hareruya, kuko hari abantu benshi bajya bitotoma ngo ijambo se ubu naryumva bikamarira iki? Iri jambo ritagize icyo rikumarira ngo rigihindure, rigire icyo aho rikuvana rigira kugeza, nta muntu n'umwe wahagukura. Hareruya, ntawe, nta bintu nubwo baguha ibintu bingana gute biragupfana bikaguca mu maboko ubireba gutya, kubera iki? Hari ahantu hari ubumenyi udafite, hari ubumenyi bw'ijambo ry'Imana udafite. Niyo mpamvu rero bene data, ni ukuri reka dukomeze twizere uno mwami. Ahejo hazaza hacu ni heza, kuko niko yatubwiye. Ibyo yibwira kutugira ni byiza, niko ijambo ry'Imana ritubwira. So ntiringiye ibyo nk'ibyo, ntiringiye amagambo nk'ayo, ntiringiye Imana imubwira gutyo. Ese nakwiringirana? Nakwiringira umuntu ushobora kumfasha uno munsi ejo ntamfashe? Namusanga akananyihisha? Hareruya, nakwiringira se ibintu ufite uyu munsi biba bihari ejo bikagwa? Nakwiringira se business ifite uno munsi igenda neza ejo noneho imva? Twabonye experience zihagije. Igihe corona yazaga ntabwo ari uko abantu batari bahagaze neza. Hari abafite ama business igera arafunga completely, hari abafite ibintu birabashirana, hari n'abafite amafaranga aguma kuri konti kuko ntacyo bari bafite kuyakoresha, nta hantu bajyaga. Haleluya, ngo bajye kugura ibyo bashaka, ahantu hose yarafunze. Bivuze ko ibyo byose rero ibyo byose ntabwo ari bikubigira, ariko unabifite uzi ko umutima wawe uwushikamirije ku Uwiteka, ibyiringiro byawe biri kuri Uwiteka. Haleluya. Hari abo bakomeye uno munsi ugasanga baraguye, ntabwo ari wa muntu ntabwo ari wa muntu uri ufite ama escort wa mbere ukibona, ahubwo uri kubona wa wundi ukibaza ibi byamugendekeye bite. Ushikamije umutima ku mwami, Imana ngo iramurinda, ngo ikamuha amahoro masa, kuko aba yiringiye Uwiteka. Twebwe rero nta yindi assurance dufite muri iki gihe tugezemo, aho tubona ibintu bikubita hirya no hino. Hari ekonomi yagiye hejuru, ntabwo ekonomi yacu yabiyisi ngo tube tugihagaze. Nuko dufite ekonomi twebwe iva mu ijuru. Yesu niwe mwungere wacu, Yesu niwe mwungere wanjye, Yesu niwe mwungere w'urugo rwawe, Yesu niwe ugurinda, Yesu niwe ugukomeje no mu byo ukora byose. Ni Yesu gusa, ni Yesu gusa bene data. Wowe wamumenye rero komeza umwiringire. Abaheburayo 12:2 aravuga ngo dutumbire Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose, ngo wihangane umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Ngo dutumbire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera, kandi ngo niwe ugusohoza rwose, niwe banze. Haleluya. He's the Alpha and Omega. Haleluya. Niwe umenya iherezo. Haleluya. From the beginning, ibintu bigitangira. Haleluya. Niyo mpamvu rero niwe twiringira, niwe umenya iherezo rya business yawe uko izarangira ugitangira, niyo umenya iherezo rya mariage yawe igitangira. Haleluya. Uko izarangira, niwe umenya agakiza kawe kagitangira uko kazarangira. Niyo mpamvu rero niwe kwiringirwa, akatuyobora mu nzira Imana yavuze ko tuzagenderamo, tukamutumbiraho. Haleluya. Tukamwizera, ubuzima bwacu tukabuha Imana. Haleluya. Uko hari igihe uvuga ngo ngiye nahaye ubuzima bwanjye Imana, nahaye Yesu ubuzima bwanjye, ariko ugasanga nawe ubwawe uracyabukontorora. Warabutanze ariko ntabwo wabutanze bwose. Haleluya. Nawe uracyabukontorora, uracyahangayitse. Haleluya. Uracyafite ubwoba, uracyagendera mu bintu bitari ngombwa, kandi uvuga ati ngo have given my life to Christ, natanze mbega nahaye ubuzima bwanjye Yesu. Oya. Tugomba kuba maso muri iki gihe. Satani arashinyitse mw'abantu mwe, ntabwo ari uko wenda yahinduye isura cyangwa icyoya, aracyari wandi gahunda afite n'imwe. Haleluya. Niyo kwica, kwiba no kurimbura. So ahantu hose yabona umuntu mbega yaciye igihu cyangwa se umuntu yarangara gato, nta kindi kimuzana, nta mbabazi, nta muntu afitiye imbabazi, ntawe afitiye imbabazi. Tugomba kubyumva. Haleluya. Nta n'umwe afitiye imbabazi. Ntabwo afitiye imbabazi abagore batwite, ntabwo afitiye imbabazi impinja, nta afitiye imbabazi abana, nta afitiye imbabazi abaperezida, nta muntu n'umwe afitiye imbabazi. Niyo mpamvu rero twebwe aho twihishe ni ahandi, ni muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu ari we tugomba kwiringira, tugatumva, tukaba ari we dutumbira, tukamugirira kwizera ngo azaturinda natwe tuba amahoro masa. Haleluya.
Haleluya. Imana rikomeze ibagirire neza. Imana ibakomeze, Imana ikomeze ibahagarike ahakwiriye, irinde intambwe zanyu amanywa na nijoro, ibarinde amajya n'amaza, ibyo Satani ashyire imbere yanyu mu izina ry'Umwami Yesu, ntihagire ikintu na kimwe kizajya kibegera, mukomeze imitima yanyu ikomere, ubuzima bwanyu bukomere, amafamiye yanyu akomere, mu izina ry'Umwami Yesu. Kandi asabwa Imana iduhe kurama kugira ngo tuzabeho, kugira ngo dukomeze tuvuge ineza yayo, ubuntu bwayo n'urukundo, tubwire n'abandi bataramenya Imana mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana aragwire mu buzima bwanyu, amahoro y'Imana agwire mu mitima yanyu, amahoro y'Imana agwire mu ngo zanyu, muri finanse zanyu, mube amahoro, amahoro, amahoro masa. Haleluya. Mufite ibibakwiriye, mufite ibihagije, mukora imirimo myiza mu izina rya Yesu. Abarwayi nimwakire gukira, mwakire amahoro mu mibiri yanyu, mwakire gukira kompletoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Imana ibagirire neza rero, Imana ikiza abantu bafite ikibazo cy'amaguru, amaguru abarya, ni ukuri ndukana umwuka wa Satani muri aka kanya mu izina rya Yesu. Amavi ari kurya abantu muri aka kanya ndirukana uwo mwuka wa Satani, mwakire ubuzima mu mavi yanyu, mwakire ubuzima amaguru yanyu mu izina rya Yesu. Mana urakoze ku bana bawe, urakoze ko hari icyo uhinduye mu buzima bwacu twese, urakoze Mana ko ari kuri iri jambo duhaye, natwe tuzoma tugutumbira, tukwizera, tukwiringira kuko uri Imana, uri Imana ishobora byose. Urakoze rero muri aka kanya tuguhaye icyubahiro Papa, izina ryawe ryogere hose mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Bene data mutangire no jambo, musangize ijambo n'abandi hirya no hino. Numva ijambo ryacu iri jambo ryo ritubatura, rikatuvana mu kwiheba, mu bukene, mu bintu byinshi. Uko murisangiza abantu baba blessed, bakaba haleluya. Pastor Ruga, amen, amen.